Yesu ashimwe cyane, nongeye kubasuhuza, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza, twongeye kubaha ikaze ku Gasambi TV, kuri cano nziza, cano idufasha kumenya uburyo twitwara, cano idufasha gukura mu buryo bw'umwuka, cano idufasha kujijuka, cano idufasha gutera intambwe tukagera aho tuva ndetse n'aho tujya. Rero dushimiye Imana kubw'iyi cano kandi dushimiye Imana kubw'abantu badukunda, abadushyigikira, abadusengera, abo bose Imana ibaha umugisha. Tuguhaye ikaze wowe ugeze hano aribwo bwa mbere urisanga, Imana iguha umugisha kandi tukubwira ngo wibuke gukora subscribe kugira ngo ugumane natwe, ujye ubasha kubona ibiganiro byacu, ujye ubasha kubana natwe, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Turashimira abantu bose bamaze gukora subscribe, Imana ibaha umugisha cyane, mudutera imbaraga kandi mudutera ishema, Imana ibagirire neza kandi Imana ibaha umugisha mwinshi. Dushimiye abantu bakanda kuri like, Imana ibaha umugisha. Dushimiye abantu bakora share ibiganiro byacu bikabasha kugera kure hashoboka, Imana ibaha umugisha. Tubahaye ikaze rero mu busobanuro bw'inzozi, Imana ibane natwe kandi Imana abe ariyo isobanura, kandi ndagira ngo nkubwire yuko inzozi ari ijwi ry'Imana riba rije ku buzima bwawe, ni ijwi ry'ibanga rikomeye Imana iba ije kukuyobora ndetse no kukugira inama. Rero ntukirengagize inzozi urota. Ushobora kwibaza ngo mbese nabwirwa n'iki yuko inzozi ndota ziturutse ku Mana? Ndagira ngo nkubwire yuko inzozi zirimo uburyo butatu. Uburyo bwa mbere, hari inzozi z'imiruho. Hari inzozi z'imiruho. Izi nzozi ni inzozi ziba zakomeje gusirikira muri serivo yawe cyane cyangwa mu bwonko, noneho igihe uryamye zikagaruka. Ushobora kuba uri mu bihe bibi, ushobora kuba uri mu bihe by'ubukene, ushobora kuba uri mu bihe by'inzara, ushobora kuba uri mu bihe by'ubushomeri, ushobora kuba uri mu bihe ufite ibibazo mu muryango wawe. Kenshi ibintu ukeka cyangwa se ibintu wikanga, ushobora kuryama bikahita biza. Ushobora kuba ufite ubwoba bwo gupfusha, wenda byarigeze kukubaho cyangwa bikubayeho vuba, uko uryamye ukarota wongera gupfusha ariko mu by'ukuri atari ko bimeze. Ushobora kuba ufite umuntu ukunda, kenshi ukarota wamubuze, atari uko ari byo ahubwo ari ubwoba ufite bwo kumubura cyangwa kumutakaza. Rero inzozi z'umuruho zibaho kenshi, ibiremereye ubwonko bishobora kukugaruka bikaza mu nzozi zawe. Izindi nzozi za kabiri, nababwiye ko inzozi zirimo uburyo butatu. Hari inzozi zituruka ku mwanzi Satani, agira ngo agutere ubwoba, agira ngo agukange. Izo nzozi nazo zijya kugirana isano n'iz'imiruho, ariko zo ziba zimeze ukundi kuntu. Ziba ari inzozi zikwereka ibintu bizakubaho bibi cyangwa se zigushuka. Ushobora kuba uri gusengera ikintu ariko hakaza inzozi zigushuka. Ushobora kuba ufite nka fiyanse uri gusenga uti Mana wamfashije ukanyereka umuntu tuzabana, Satani agahita aza akakwereka wa muntu ari kukwambika impeta, ibiki n'ibiki. Ni ibyo ngibyo, nizo nzozi zituruka kuri Satani. Icya mbere ni ukugutera ubwoba ku buryo uhahamuka ugafata imyanzuro itari yo. Icya kabiri ni ukugushuka ashingiye ku marangamutima yawe cyangwa se ku byo uri gusengera mu gihe utabaye maso.
Izo nzozi rero zizanwa na Satani, hari n'izizanwa n'abarozi, hari igihe bakurogera mu nzozi, hari igihe bagutera bagushika, izo ni inzozi za kabiri. Inzozi za gatatu arizo tugiye kuvugaho ni inzozi ziturutse ku Mana. Inzozi ziturutse ku Mana, ikintu cya mbere kiziranga kenshi zikunze kukwereka ibintu bitaraba ariko bizaba. Ntabwo inzozi ziturutse ku Mana zishingira ku bintu ukeka cyangwa ku byo wifuza cyangwa ku byo utekereza, ahubwo ziza zije kukwereka ibintu bizaba. Nicyo kimenyetso cya mbere kikwereka ko ziturutse ku Mana, iyo kenshi ibyo bintu utabikeka cyangwa utabitekereza. Zishobora kukwereka umuntu kwanga kandi wowe uzi ko agukunda, zishobora kukwereka ibihombo ugiye kuzagira kandi wowe utabibona, zishobora kukwereka umuntu uzakugirira neza kandi utamutekereza. Izo nzozi ziba ziturutse ku Mana, icyo ni cyo kimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya mbere tuvuze yuko ari inzozi zikwereka ibintu udatekereza kandi udateganya ariko bitaraba gusa bizaba. Ikimenyetso cya kabiri kikwereka inzozi ziturutse ku Mana ni uko wazirose ntabwo uzibagirwa, aba ari nka filime itomoye ku buryo uko byatangiye n'uko byarangiye ubu ukibyibuka neza. Ariko inzozi z'imiruho n'inzozi za Satani n'iz'abarozi ntushobora kumenya ngo byatangiriye hehe byarangiriye hehe. Nibwo uzumva umuntu ari kugusobanuza inzozi ariko akubwire ngo sinamenye uko byagenze, ngo sinagize gute. Izo nzozi ntabwo ziba ziturutse ku Mana. Inzozi ziturutse ku Mana iyo uzirose uba umeze nko ku manywa uri kureba ibyo ureba rwose, itangiriro n'iherezo urarimenya. Imana rero iduhane umugisha. Izo nzozi kandi cya gatatu kigaragaza inzozi ziturutse ku Mana ni uko ziba zisa n'iz'abandi bantu, ugasanga niba urose inka n'undi yayirose, hari ibintu Imana ikunda gukoresha ivugana n'abantu. Ibyo bintu nabyo biba birimo, ugasanga amafi, ugasanga iki, ugasanga ni imvugo, ni inzozi zikunze kurotwa n'abantu benshi. Izo nzozi rero ziba ziturutse ku Mana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubana natwe. Tujya dusobanura inzozi hano ku Gasambi kandi tuzakomeza kuzisobanura. Hagati aho tugiye gusobanura inzozi ziri mu bwoko nka 4 cyangwa 5, ubundi tuzakomeza ubutaha. Kandi mujye mukomeza mubaze izo mwarose kugira ngo tubashe gufatanya, kuko muri uru rugendo ni ugufashanya. Nta muhanga warwo, nanjye ubwanjye narota nkagusobanuza kandi nagusobanuriye, kuko kenshi Mwuka Wera niwe usobanura ibintu bidasobanutse. Imana itugirire neza. Hari umuntu wabajije ngo kurota umuntu abyara bisobanura iki? Kurota umuntu abyara cyangwa kurota umuntu atwite ngo bisobanura iki? Ushobora kuba nawe warabirose, ariko reka tubigusobanurire. Iyo urose utwite biba bisobanura yuko hari ikintu kiri muri wowe kigiye kuzagaragarira isi yose. Ushobora kuba ari icyaha cyihishe muri wowe. Gutwita bisobanura ikintu gihishe muri wowe ariko kitari cyagaragara, gishobora kuba ari icyaha. Icya kabiri gishobora kuba ari Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera nawe ashobora kukugaragaza utwite, kuko iyo umuntu afite Mwuka Wera kenshi aba atwite, kuko arahurwa, agira ibyo yanga, agira ibyo avaho, agira ibyo yitandukanya nabyo, agira ibyo adakora, agira ibyo akora. Rero icya kabiri ku muntu utwite mu nzozi bisobanura Mwuka Wera. Icya gatatu bisobanura impano ziri muri wowe ariko zitari zagaragarira abantu. Ushobora kuba wifitemo ubushobozi
ariko isi ikaba itakubona ndetse ikaba itakwemera kubera ko biracyahishwe, uracyatwite. Ushobora kuba ushoboye ariko kubera ko nta kintu cyari cyasohoka muri wowe cy'igikorwa, abantu ntibabibone, ariko Imana ikagusura mu nzozi ikakwereka yuko utwite, yuko hari ikikurimo nubwo kitari cyagaragara. Uba ugomba gusenga rero kugira ngo kigaragare mu gihe gikwiye. Icya kane cyo kurota utwite, hari igihe biba bisobanura umugisha uri muri wowe kandi utegereje. Ubwo rero uba ugomba gusenga kugira ngo Imana ibane nawe, uzabashe kwakira umugisha, kuko iyo ubyaye nibwo uwo mugisha uwakira ukanasohora n'abantu bose bakabibona. Imana itugirire neza. Icya kabiri, kurota wabyaye. Kurota wabyaye bisobanura ibintu byinshi, ariko icya mbere bisobanura umugisha, kwakira umugisha, kwakira ikintu umaze igihe utegereje, kwakira ikintu wakoreye, kwakira ikintu Imana yakubwiye, kwakira ikintu wizeye. Kurota wabyaye bisobanura umugisha, nicyo cya mbere bisobanura. Icya kabiri, kurota wabyaye bishobora gusobanura ko hari umuntu uzabwiriza cyangwa se abantu bagakizwa ku bwawe, ukabyara mu buryo bw'umwuka. Icya gatatu, kurota wabyaye bisobanura kuba uri umuntu uzahesha abandi bantu umugisha cyangwa ukabahesha ubuzima. Ibyo bintu uko ari bitatu bisobanura kubyara. Imana itugirire neza. Izindi nzozi batubajije ni ukurota ibintu bijyanye n'amazi, ukarota amazi menshi ukayabona imbere yawe, ukarota woga mu mazi menshi, ukarota urohama, ukarota amazi asa nabi, ukarota iriba ridudubiza, ukarota umugezi, ubundi ukarota wagiye kuvoma. Rero reka tubasobanurire izo nzozi zijyanye n'amazi. Imana idufashe. Icya mbere, amazi, inyanja isobanura isi. Mu gihe rero urose uri koga mu nyanja, Imana iba iri kukwereka yuko ugiye guca mu bibazo, kuko mu isi ni mu bibazo gusa. Niyo umuntu yishimye, yishima gakeya, ni ukubera ko turi mu nyanja. Igihe rero urose uri koga mu nyanja, Imana iba iri kukwereka uburyo hari ibibazo biri imbere yawe, ariko ikakwereka uburyo uzabicamo. Icyo ni cyo cya mbere. Ushobora kubona wabuze umuntu ugufasha, ushobora kubona ushaka kurohama, ushobora kubona biri kukunanira. Ubwo rero ni ibintu uba ugiye gucamo ariko bigukomereye. Icya kabiri, bisobanura amazi menshi y'inyanja cyangwa ikiyaga, asobanura urupfu. Rero kurota uri mu mazi, ushobora kuba ugiye guhura n'ibintu bishobora kugutwara, harimo uburwayi, harimo kugambanirwa, harimo gutegwa. Ibyo nabyo uba ugomba gusenga igihe cyose ubonye uri mu nyanja. Icya kabiri, ushobora kubona amazi meza asa neza, wenda uri ahantu uri gukaraba, uri koga amazi meza mu ibase, cyangwa se amazi ari kumanuka ukayoga. Birasobanura yuko ni ukwezwa, ni ugukurwaho imyanda, kwihana, gukiranuka, kubohoka. Igihe cyose ubonye uri koga amazi, ari mu ibase se, ari mu ndobo, ari kumanuka hejuru, ni ukwezwa. Ikindi kijyanye n'amazi, ushobora kubona amazi mabi y'ibiziba. Amazi mabi y'ibiziba ni agakiza kamaze gutobama.
ushobora kubona umuntu ari gukaraba amazi y'ibiziba, nawe ubwo ushobora kubona uri kuyakaraba, ushobora kubona ujya hano ugasanga hari ibiziba, ushobora kubona ujya gusengera ahantu ukabona hari amazi y'ibiziba, ayo mazi aba yaratobamye. Ariko ikindi kintu igihe ubonye ahantu hari iriba ririmo amazi meza atemba cyangwa se ari robine, ibyo bintu nabyo bisobanura umugisha cyangwa agakiza. Ahantu ubonye amazi atemba neza ari meza, uzamenye ko hari umugisha cyangwa se hari agakiza. Ikindi kintu, kurota ujya kuvoma. Kurota ujya kuvoma, abantu benshi bakunze kubirota ukabona wagiye kuvoma. Kuvoma ni ugushaka umugisha. Bisobanura umugisha, kujya gushaka umugisha. Icya kabiri, bisobanura agakiza kuko amazi ni ubugingo. Rero igihe cyose ubonye wagiye kuvoma ukabona wabashije kuvoma ugacyura amazi, uzamenye ko Imana igiye kuguha umugisha kandi bizemera ndetse bigacamo. Noneho nurota wagiye kuvoma bikanga, ukabona hari ikibazo kibaye kigatuma utavoma, kigatuma udacyura amazi, uzafata ibihe byo gusenga, Satani azaba agiye kwitambika mu mugisha Imana yari iguhaye. Ikindi cyo kijyanye no kuvoma, mu gihe ubonye ujya kuvoma ariko wagera mu nzira ukabona ya mazi aramenetse, uba ukwiriye gusenga. Kandi igihe cyose ubonye uvoma ukabona birakunze, hari igihe uba ugiye kubana n'Imana neza mu buryo bw'umwuka mu gakiza. Uba ugomba rero gusaba Imana ikakumanurira ibyo bihe byiza igiye kuguha. Ikindi kintu, kurota umuntu yibona ahantu yahoze, ukibona ahantu wahoze, ukabona aho watuye, ukabona aho wize, ukabona aho wavukiye kandi utakihaba. Ibi ni ibintu bisobanura umwuka wo gusubira inyuma, umwuka wo kudatera imbere, umwuka mubi, umwuka ukurondora, umwuka ugusubiza mu bihe byashize, aho kugira ngo utere intambwe uve aho uri. Aha rero icyo uba ugomba gukora ni ugusenga cyane, ni ukwitandukanya na za karande, ni ukwitandukanya n'ibihe byose waciyemo, ni ukugenda usenga usenya amasezerano yose waba waragiranye n'abadayimoni utabizi, ukagenda wikokoraho inshuti mbi wahuye nazo, umwuka w'ikiryango, dayimoni murondozi, Imana ikakugirira neza. Ikindi tugiye gusorezaho, uretse ko tuzakomeza kandi muzakomeze mutubaze, kuko benshi babajije inzozi nyinshi, hari izatambutse, nta bushobozi muba mufite wenda bwo kujya kubireba, ariko mujye mumanuka hano hasi ku Gasambi TV, ugereranije ubusobanuro bwinshi bw'inzozi bwaratambutse kandi ni ibyo kubafasha. Ni mwebwe dukorera, kubera ko gukorera Imana ni ugukorera abantu. Rero inzozi ya nyuma dusorejeho, ariko tuzakomeza ubutaha dukurikije ibyo muzabaza, ni inzozi zo kurota amafaranga. Kurota amafaranga ukabona uri kubara amafaranga ukabona iki, ndagira ngo nkubwire ko amafaranga ni mabi. Amafaranga ntabwo asobanura ibintu byiza. Icya mbere, amafaranga asobanura umwanzi Satani. Icya kabiri, amafaranga asobanura umwuka wo kwifuza uba uri muri wowe, noneho waryama ukabona amafaranga ariko ufite umwuka wo kwifuza. Hari igihe umuntu yifuza inzu nziza, hari igihe umuntu yifuza iterambere, hari igihe umuntu yifuza gutera imbere vuba, hari igihe umuntu aba afite ibibazo byinshi, none ukarota amafaranga, umwuka wo kwifuza Satani akawuzamukiramo akakurotesha wabonye amafaranga.
nakubwiye ko icya mbere ari umwanzi Satani, icya kabiri ni umwuka wo kwifuza uba wakuganje wakurenze ukarota uri kubara amafaranga. Ikindi cya gatatu, amafaranga kuyarota bisobanura ibishuko uba ugiye guhura nabyo byo muri iyi si. Satani aba agiye kukuzanira ibicuruzwa bye akabinyuza imbere yawe kugira ngo agushuke, akugushe, agukure mu nzira wari urimo. Rero inzozi zo kurota ubona amafaranga ni inzozi mbi, uba ukwiriye gusenga. Kubera ko nagira ngo nkubwire ko mu gihe Imana igiye kuguha umugisha, mu gihe Imana igiye kuguha akazi, mu gihe Imana igiye kuguha inshuti uzaboneraho n'ayo mafaranga, mu gihe Imana igiye kuguteza intambwe, ntabwo uzigera ubona amafaranga mu nzozi, ahubwo ikintu uzabona igitoki, uzabona ujya kuvoma bikunde, uzabona uhura n'abantu, uzabona abagusinyira sheke, uzabona Imana iguhindurira intebe, uzabona Imana iguteza intambwe uri kuzamuka muri esikariye cyangwa muri esanseri. Rero ntago ishusho y'amafaranga iba iturutse ku Mana, iba iturutse ku mwanzi Satani. Imana rero ibahereza umugisha cyane. Mwari kumwe na Pastor Jackie, umukozi w'Imana mukunda cyane. Kandi nanjye ndabakunda pe, ndabakunda. Ntabwo ari ngombwa ko dukundwa n'abantu benshi, bake barahagije b'umumaro. Rero nshimiye abantu bankunda kandi bakansengera, Imana ibampera umugisha. Yewe ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukanda kuri share, ntiwibagirwe gusangiza iri vugabutumwa inshuti zawe, ntiwibagirwe gukanda kuri like. Imana ibaha umugisha. Turakomeje gusobanura inzozi, turakomeje gusenga, turakomeje ibiganiro byacu.